Reka ngushimire cyane wowe uteze amatwi Radio Rwanda. Ikiganiro ni Papa's Rwanda urimo kugezwaho na Morini Umwiza. Reka nizere yuko aho uri hose umerewe neza, ube mu gihugu cyangwa se hirya no hino ku isi. Ushobora no kunyarukira ku mbuga za Papa's Rwanda ukatubwira uko umerewe, uko wiriwe, uko waramutse, cyangwa se igitekerezo cyawe. Kuri Facebook ni Papa's Rwanda, Instagram, Twitter ndetse na YouTube. Aho hose ni Papa's Rwanda. Uyu munsi rero tukaba dufite umutumirwa wacu muri studio za Radio Rwanda, ahagiye kutubwira ubuhamya bwe, ubuzima yabayemo agikoresha ibiyobyabwenge ndetse ubuzima yaciyemo no kugeza uyu munsi aho Imana yamugiriye neza akaba ari umuntu wo kwifuzwa. Rero reka atumutega amatwi, tuguhaye ikaze muri studio za Radio Rwanda. Murakoze cyane. Uyu munsi ni Pastor Simpunga, ariko ubundi wari Sawuli yabaye Pawulo. Impamvu wari Sawuli yabaye Pawulo ni uko imigenzereze yanjye ya kera yahindutse. Byiza cyane. Ibyo rero nibyo tugiye kuvugaho cyane. Ibyo bireka tubyinjiremo cyane cyane. Sawuli cyangwa se Simpunga mbere ataraba pasiteri yari muntu ki? Murakoze cyane. Ubundi ni ukuvuga ngo njyewe Simpunga Jean Bosco ndi umuntu wabaswe n'ikintu bita ibiyobyabwenge. Ibiyobyabwenge byose bibaho, urumogi rwinshi, kunywa no kurucuruza, umugo ariyo heroine, inzoga nyinshi bivanze n'ubujura n'uburaya. Uwo mwanda wose nawivurugusemo imyaka 20. Yego. Ngize amahirwe, mbese reka mvuga ijuru rinkura muri ryasayo rinjandururamo. Ubwo Pawulo ava muri Sawuli, mbese Sawuli abahindutse Pawulo. Niyo mpamvu uyu munsi mvuga ngo wari Sawuli yahindutse Pawulo. Nuko byagenze. Wow, ni byiza cyane. Umuntu yumvishije ubuhamya bwawe imyaka 20 ukoresha ikiyobyabwenge, mu by'ukuri hari bamwe bava atakiri n'umuntu muzima. Ese wowe wadushiramo gake cyane mu buhamya bwawe? Ndabizi ko ufite ubuhamya bwinshi cyane, ariko tugira ngo buri muntu uduteze amatwi wenda abashe gusobanukirwa neza uyu muntu yavuye hehe, uyu munsi ageze hehe, ese uyu munsi ni muntu ki? Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo nge kamvuga ko navuye kure, urugendo rwanjye rwari rurerure. Ibyo byose narabikoraga, ibigo ngororamuco byo mu gihugu cyose nabigiyemo, Iwawa, Nyamagabe, Transit Center inshuro nyinshi, umva mbese keretse ahatabaho. Ariko uyu munsi ndundi muntu, ubu ndi umunyarwanda wo kwifuzwa. Mbese muri sosiyete nari meze nk'ikirayi cyaboze, cya kintu bavuga ngo bagikore mu bindi kugira kitazanduza ibindi. Ariko uyu munsi ntabwo ariko bimeze, amateka yarahindutse. Mbese uyu munsi ndi umuntu wo kwifuzwa. N'uwo tuvuga unyumva atandeba ambonye byamushimisha, kamvuga ngo iyo ijuru ribihinduye bibi bindi. Uyu munsi hari n'umuntu uhita uvuga ngo usa n'umuntu runaka, mbese agahita ngereranya n'umuntu ukomeye cyane, ngahita mvuga nti ntabwo ariko bwanjye, ni uko ijuru ryabihinduye. Niyo mpamvu rero mbese navuye kure, ariko urugendo rwari rurerure. Ubwo nibyo ngira ngo nze kubabwira neza. Akanya nakawe isanzure, ibyo nibyo dukeneye kumva nonaha. Rero iyo mvuze ngo nabaye mu bubata imyaka 20, naribye. Ntabwo nigeze nkoresha amaboko yanjye mu myaka 20. Mbese maraya mu migina narateruraga nkavuga nti twagiye. Izi bikara n'izi inzobe ntavanguye. Nari mfite abadayimoni benshi muri ngewe. Urumogi nararunyweye ruhagije nkanarucuruza. Ubwo bubata bwose mbubamo, umugo ndayinywa mbubamo, maze kwizungurukaho ntabwo nafashe umwanzuro, kuko navuye Iwawa ndongera asubirayo, mvayo njya Nyamagabe, hose nkavayo mbese nkarabye ariko ndakeye. Reka ariko mbivuga mu Kinyarwanda cyoroheje. Nabaga noze ariko ndakeye. Nyuma nza kuza, ndabyibuka ni muri 2020 mu kwezi kwa 6 nari mvuye ku Gikongoro Nyamagabe.
nibwo bwa mbere bari bafunguye, cyari ikigo gishyashya. Ariko mu by'ukuri navuyemo mfitemo akantu ko nari pasiteri nyine, ariko ngifite ka gatima karehare kuko nari ngeze hano ku butaka, bikaba ariko mbyita. Ariko mpageze nkiri muri ibyo ngibyo, kuko Imana yari mfiteho umugambi, iza kumpuza n'umuryango wa Pasi Rwanda. Imuje nawo bangira inama, ariko bangira inama bongera muri ka kandi n'ubundi nari mfite, urumva nari mfite ibisigisigi by'ibwami, reka bariko mbyita. Yego, barambwira bati uwo mwanda gute wawugumamo, gute waheranwa n'ibyo biyobyabwenge. Numva hari ijambo rimbwira, mbanza kubaca amazi, ariko nyuma kubera ukuntu bagumya kunitiriza nka kumwe, hari ijambo Yesu yaciriye abigishwa b'umugani muri Luka ibice 18 uhereye ku murongo wa mbere, ngo abigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Uwo mugani iyo usomye neza, Bibiliya ivuga ko ngo ari umupfakazi. Bibiliya iravuga ngo ni umupfakazi, ngo hariho umupfakazi mu mudugudu umwe. Muri uwo mudugudu hari harimo n'umucamanza, ngo ariko utubaha Imana ntiyite no ku bantu. Igihe kimwe ngo uyu mupfakazi asanga uyu mucamanza, aramubwira ngo ndengera ku mwanzi wanjye. Ariko uyu mucamanza utubaha Imana ntiyite no ku bantu, niko Bibiliya ivuga, ngo amara igihe kinini atamwumva. Ariko umupfakazi ntabwo yarambiwe, igihe cyose ngo akaza, mbese agakomanga muri biro. Umucamanza akavuga ati wa mupfakazi araje. Ngo igihe kigeze aravuga ngo nubwo nubaha Imana sinite no ku bantu, ariko uyu mupfakazi ndamurengera ngo adahora aza. Iminsi yose akandushye. Mbese yego aramurengera, ariko amurengera kuko atamukunze. Urumva niyitaga ku bantu nta nubwo bibaga Imana. Ariko ijambo hepfo rirasoza rivuga ngo ubwo umucamanza umeze atyo ukiranirwa yakoze ibyo, Imana izaburite kurengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro, ngo ndabwira ukuri ko izazirengera kandi vuba. Mbese namaze igihe ntumva aba bantu bakangira inama, ariko bagahuza n'izo nagiriwe n'abakansara nahuye nabo za Yoba na za Nyamagabe. Tugasaba abantu, ariko bahora baza, banga kundeka. No mu marigara baraza, ngihagazemo ariko ngifite urwikeko rwo gukora icyaha. Avuga siko mvuye ejo bundi ndahita nibara ngatinya. Ariko bitewe n'uko bahoze bagumye baza, ndavuga reka mbatega amatwi. Mbese bambereye nka wa mupfakazi na wa mucamanza. Bigezeho ndabumva, maze kubumva numva bafite amagambo meza yo kunkura mu mwanda. Banjanduriyeyo rero, narabumvise ndangije konegisiyo yabihura n'iy'Imana. Imana yari mfiteho umugambi, mbamvuyeyo rwose. Kuva icyo gihe ndubaha Imana, kandi Imana iranyemera, mfite ibimenyetso birenze kimwe. Urakoze cyane Pastor Simunga. Uyu munsi wa none ugeze ahantu heza cyane, buri muntu wese anakureba akumva arakwifuza, ariko mu by'ukuri nta wakwifuza kurenza umuryango. Uyu munsi uri umupapa, urubatse, ufite umwana, ufite umudamu. Mu by'ukuri ni ishema ki wumva biri mu mutima wawe, bitewe n'indangagaciro ziri mu buzima bwawe uyu munsi, kuruta yenda ubuzima wari ubayemo icyo gihe n'ubuzima ubayemo uyu munsi? Turagira ngo uducemo muri make, utugereranye ubwo buzima bw'icyo gihe n'ubuzima ubayemo uyu munsi, wumva bimeze biti? Urakoze cyane. Mbese uyu munsi ndi umupapa w'abana abahungu babiri. Nari umuntu mu buzima udashobora, umwana yari kumenya, nuzuye urumogi, nuzuye kanyanga, amaso nyatwaye ahangaha. Ariko uyu munsi ndi mu buzima butarangwa n'ikiyobyabwenge. Ishema ku muryango wanjye. Umudamu arahaza akambwira rwose mugabo mwiza, urajya muri dushe? Yego. Nataha umwana akambwira papa bimeze wawu, se navuga ngo iki? Reka mvuge ngo ijuru rihabwe icyubahiro. N'abandi nabo bafatanyije naryo kugira ngo bankure mw'uwo mwanda, Imana ibazamure, kuko aho ndi ni heza. Turagira ngo yenda uduhereze inyigisho wakuye muri icyo gihe. Hari bamwe bagenzi bawe mwabisangiye, mwakoranye ibyo bibi byose,
byose ariko bo ntibashobora kubirokoka. Ubuzima bwose wabayemo imyaka 20, uyu munsi hari ikintu wabwira umuntu uduteze amatwi yenda kibirimo cyangwa se arimo no kugambirira kubijyamo? Tubwira ibintu nibura 3 uvuga uti mu by'ukuri aho nageze sinifuza ko hari undi muntu wakora iki wahagera. Uvuze ijambo mbese unkora ahantu. Hari ikintu kimwe kijya kimbabaza iyo mpuye n'umuntu twabanye muri ubu buzima, twabanye mu buzima bwo mu buroko, noneho tugahura akinywa ibyo, kuko njye nkimubona ibiyobyabwenge mpita mbibona, we ntiwabibona, ariko njye nkimubona ntiyambwira ngo yarabiretse kandi mbireba. Ni nka Aramu mbese ntiyananyishushanya imbere ngo ntavangure intama n'ihene. Ukuvuga ngo iyo dukubitanye we akimbona, we ubundi wakimbona ahita avuga ati Imana yabwiye icyubahiro, niyo ndamukanya, kuko nta yandi akimbona ahita abona ko byahindutse. Nubwo twaba tumaze imyaka 5 tutabonana, akimbona ahita avuga ati warabihinduye, ngahita avuga ntibyabihe yarabihinduye, ngahita amubwira kukiriyo, akambwira zansengere nawe urabibona ko ntiyanjijishe, ntibibaho kuko mbese indorerwamo mba nyifite. Ariko bimbabaza kurenza uko we byakubabaza, kuko byibuze hari indirimbo Apotre Gitwaza yaririmbye ndayikunda cyane, ivuga ngo Mana umva isengesho ryanjye, Mana reba agahinda kanjye, ngo icyo nkwingingira ngo nuko bene wacu bakizwe. Buriya nanjye bene wacu nibariye, nabo twasangiye urumogi, nabo twahuriye kwa maraya, nabo ngaho bakiba, nabo bakiri mu mwanda, bakiri rodobare, reka bariko mbyita abo ngabo. Abo rero njyewe mu musanzu wanjye numva nifuza ko aho ngaho epfiyo mu marigara atandukanye hose ndahazi, nta rigara n'iryo ryo muri uyu mujyi wa Kigali ntazi, namwe yo mu ntara mu majyepfo bita ku Kivoka, za Nyabisi, yego ko aho henshi ndahazi, za Cyangugu, za Kamembe, za Kabasazi, hose ndahazi kandi baracyariyo. Mbese Satani arakicira abantu bacu muri Egiputa, ariko nshobojwe n'Imana, mu mbaraga Imana impaye, mu gahe ibashije kumpagarika, nanjye nzabayo. Kandi ijambo ry'Imana Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ati ndabata mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa bwiza, abazemera muzaba, nanjye abazanyemerera bazava mu mwanda kandi bazabona ibyiza Kristo yampaye. Icyo nkeneye ubu ni ijambo Pawulo yabwiye Abafilipi mu bice 3 ku murongo wa 4, arababwira ngo igihari ndamu yanjye, ngo nabitekereje ko ari igihe kugira ngo ntunge Kristo nk'umwami n'umwe. Arongera arababwira ngo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ngo kugira ngo singire icyo Kristo yamfatiye. Aho ngaho nanjye nibagirwa byayo, nibagirwa amafaranga menshi nabaga nibye, anyurwa na dukeya, yego, kugira ngo mbeho neza kandi singire icyo Kristo yamfata, nkongera ngatumbira imbere, ntibagirwa iby'inyuma. Inyuma ni habi. Niyo mpamvu uko byagenda kose maranira iki, nzabageraho aho bari hose, mu magereza bafungiyemo, muri za transit center magere, kuko ni bene wacu bari kuhagera bose no guhita batangara. Turaziranye imyaka 20 nivuruguta mu mwanda, urumva ntabwo ari imyaka, ariko Imana yo mu ijuru izanshoboza aho nzabasha kugera, nzabakura mu izina ry'Umwana. Koze cyane. Uyu munsi wa none dusa nk'abagana ku musozo. Hari ikintu yenda, hari umuntu uduteze amatwi, hari umuntu ukeneye umuntu umuhereza ihumure, umubwira ati birashoboka. Mbabwira mwebwe muduteze amatwi, Pastor Simpunga rwose unamubonye ntiwamenya ko yigize gukoresha ibiyobyabwenge n'umunsi wari irashoboka. Rero ndagira ngo utange ubutumwa bushobora kugera kuri wa wundi uri muri gereza nawe akitekerezaho, cyangwa se wa wundi urimo kubikoresha umunsi ku wundi akavuga ati mu by'ukuri sosiyete yenda ntago bankunda, cyangwa ntago banyizera, cyangwa Imana yaheraho imbabarira nyuma y'ibi bibi byose maze gukora. Ariko mu by'ukuri uyu munsi wa none niba uri umuhamya wo kubihamya, ninde we wo kubihakana? So bivuga ngo ndagira ngo ubwire abanyarwanda na bamwe baduteze amatwi nona iki twakora kugira ngo twifatanye n'abangaba barimo gustrugglinga, kugira ngo mu by'ukuri aba bantu bari mu nzira yo gukira nabo bakire. Murakoze cyane abantu barimo kutwumva uyu mwanya. Message ya mbere ndi bubaye, ariko cyane cyane abakiri mu biyobyabwenge, kuko no muri gereza barabinywa. Narafunzwe, narabinywaga kandi ndi muri gereza bibamo. Ariko mu by'ukuri ndagira ngo nongere ngarure imitima yabaye akahebwe. Hari igihe umuntu yicara akavuga ngo ese sosiyete nyarwanda yanyemera cyangwa Imana yo yanyemera? Ijambo ry'Imana
muri Yesaya ibice 59 uhereka umurongo wa mbere, Bibiliya iravuga ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku. Ritangira rivuga ngo dore ukuboko kw'Uwiteka kwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ngo ahubwo ibyaha byanyu nibyo byabatandukanije n'Imana yayo. Icyo ni icya mbere. Ijambo ry'Imana muri Yesaya mu gice cya mbere ku murongo wa 16 Bibiliya iravuga ngo nimuze tujye inama ni Uwiteka avuga ngo naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku bibasha guhinduka umweru bikaba nka shelegi. Birashoboka. Sosiyete nyarwanda iragukeneye, nubwo bimeze gutyo uri umunyarwanda kandi ntabwo baguca kubera ko wanyweye ibiyobyabwenge, ariko inzira yo guhinduka irashoboka. Undebye uyu munsi ugahita ushyira ku munzani no guhera wenda nka za 2024 gutyo kuzamuka kugera 2020, ntabwo iyo foto wayibona. Mbese uruhu rwanjye ni nk'urw'umwana w'uruhinja. Mbese Yesu yarabihinduye. Uyu munsi turarya tukanywa tugatuza. Yego, ijambo ry'Imana risomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 6 ku murongo wa 6, Bibiliya iravuga ngo icyakora koko kubaha Imana ngo iyo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe ngo kuvamo inyungu nyinshi. Mbere na mbere abantu ntibagira umutima unyuzwe. Yego, ubwo reka nje kubajura, mugire umutima unyuzwe, utungwe na dukeya ariko ube mu mahoro. Abantu nibige kunyurwa nuko bari. Ikindi, ubuzima burangwamo ibiyobyabwenge burapfa bukononekara, ushobora kurwara igituntu, wabaho nabi. Iyo urebanye n'umuntu ugira isoni, ukubika ukareba hasi, ntabwo umuntu uba wiyumvamo. Ariko iyo umaze kuva muri uwo mwanya uhita usanga uri umuntu wo kwizerwa, ahubwo uri umuntu ukomeye, ukibaza aho ubuzima bwawe wabujyanaga. Abanyarwanda rero batwumva, ari abari kure ari abari hafi, guhinduka birashoboka, ibintu byose birashoboka. Ikindi nongera kubaha message, reka mbabwirire, umuntu uzumva byaramunaniye, yaba yaranyweye mugo, yaba yaranyweye urumogi rwinshi, yaba yarashyize amaderede akavuga ati se nzahambura derede bizakunda, ufate nimero yanjye ibiriho, uzampamagare umbwire ngo ku muti nanyweye. Yego, hari indirimbo Theo yaririmbye ariko yatanze message kuko yari ari mu mavuta. Burya agaciro ni amavuta. Yego, ntabwo ari igikotoro mvuze. Theo yararirimbye aravuga ngo fata umwanzuro ngo w'ibikurushye, fata umwanzuro w'ibikurushye. Uyu mwanya iyo umaze kureba ukareba umutwaro ukuri ku mugongo, uratambuka ugakebaguza, kandi uvuye kunywa urumogi, unywa ibiyobyabwenge runaka uri gukeba. Nta n'umuntu ukwitaye, ariko Bibiliya iravuga ngo ahunga nawe umwirukanye umunyabyaha. Yego, umutima uba ukuri. Mbese uwo muzigo uhetse ku mugongo, fata umwanzuro uve muri uwo mwanya. Ariko reka mbahe nimero yanjye abantu bazampamagare 0783 04 712 0783 04 712. Mamagara ni Simunga Jean Bosco, Pastor Simunga, umuntu mbese inzahu, umuntu Imana yahinduriye amateka, nguhe ku mutima nkwe. Yego, reka Pastor tumushimire cyane rwose. Mwabyumvishije, niba wifuza kumva ubuhamya bwinshi cyane kugira ngo anakuganirize, akubwire byinshi ku byerekeranye n'ubuzima bwe kuko wifuza guhinduka, yakubwiye nimero. Yenda nitujya gusoza ikiganiro turongera tuyisubiremo rimwe. Pasiteri, reka tugushimire cyane kuba wabanye natwe uyu munsi wa none. Niki wabwira uyu munsi uvuye mu gukoresha ibiyobyabwenge? Uyu munsi uri umunyarwanda muri sosiyete nyarwanda, urimo gutanga ibitekerezo, urimo gutanga imisanzu muri leta. Niki wabwira umunyarwanda uri hariya hanze kugira ngo mu by'ukuri nawe agire icyo atanga muri sosiyete atuyemo? Yego, murakoze cyane. Ikintu nabwira umunyarwanda uri hano hanze utwumva, mbere na mbere harimo abadamu cyangwa kambyita ababyeyi bafite abana bakoresha ibiyobyabwenge. Ubutumwa bwa mbere ngiye kubaha, umuntu ufite umwana wazabiswe cyangwa wabaswe n'ibiyobyabwenge, ntabwo icyifuzo ari ukumufunga. Yego, ntabwo icyifuzo ari ukumufunga, ahubwo ikintu cya mbere ni ukumuganiriza, ukumva ibitekerezo bye. Kuko burya mbere na mbere kugira ngo umuntu apfe abanza gupfa mu mutwe. Nanjye iyo ntaza kugira abantu banyegera ngo bumve ibitekerezo bindimo, mbese bampa umwanya tuganire, nari kugumayo. Ariko abantu nibatega abana baba amata, umubwire ucyumva waba muri uyu mwanda. Kandi iyo ushyize ku munzani umuntu ukoresha ibiyobyabwenge n'undi akoresha ibiyobyabwenge biri difera. Akenshi umuntu uri mu cyaha
buri iki cyaha kiraryoha iyo umuntu agihagazemo abona nta kibazo avuga ati ntawazite mbese ahubwo wowe uri kumugira iyo nama rimwe na rimwe bavuga ngo iriya ni amadage niko babyita abo hanze aho ngaho bose ab'Imana y'iki gihe yahumye imitima reka bari ko mbyita ariko iyo umaze kumenya ukuri uteze amatwi wumvise kuko burya iyo umuntu abasha gutega amatwi abasha no kumva iyo umuntu abasha gutega amatwi abasha no kumva kandi yakira. Inama rero ya mbere ndayiha ababyeyi nimutega abana banyu amatwi mwicare mubaganirize kuko ndabyibuka njya nk'iwawa ndabyibuka hari umwana umwe wa generali muri iki gihugu sinshatse kumuvuga twajyanye ariko namureba nkavuga umwana wo kwa generali wenda ngiyewe de rubanda rugufiya nabuze n'uwangira inama uyu mwana umunsi umwe ndamufata ndamuganiriza turiyongeyeho mu mwanda burya umuntu uzavamwo umuti wo kuvugutira abandi bagakira bitangira gake gake naramwegereye ndamubwira biti arambwira ati nesa ndamubwira we byagenze bitarambwira ati byihorere ati mu rugo ni muka data undera iyo ndiye ibiryo ahita avuga ati kuva ariye ibiryo byinshi ubu ni ukubera urumogi urabyumva ariko mu by'ukuri hari igihe yari yifitiye apeti cyangwa se n'iryo tabi ririmo ariko urumva ko kumugira igicibwa ngo cyangwa ibiyobyabwenge ngo niyo mpamvu mbese urumva byatumaga arushaho guhindura ibitekerezo bye ariko byanyeretse ko yakiza kuganirizwa yari kugaruka hakiri kare yego bivuga iki rero ababyeyi nibaho abana babo umwanya babaganiriza bumva ibitekerezo barimo n'ibyanga babazane muri Papasi Rwanda hari abakansara hari abantu nkatwe hari abagenzi banjye njye mpagarariye njyewe ndi umufashamyumvire muri Papasi Rwanda mfite abantu bagera hafi nko ku 1000 mpagarariye abo bantu bagiye bavamo abantu b'ingenzi bari babaswe n'uburaya imyaka irenga 20 imyaka 20 n'ingahe indaya ariko akaza kumva agakira yego Bibiliya iravuga ngo umutima n'umuntu yizeza kugira ngo abatakibarwaho gukiranirwa iyo umuntu uramaze kumva aranumvira uyu munsi barakiza n'abanyarwandakazi bashima Imana hari abajura babiretse hari abanywa ibitabi banywaga mugo babiretse abo bantu iyo ubagezemo ubatuyemo umwana wawe hari n'igihe usanga tuziranye nkamubwira nduracyari rodobari akavuga ati ndacyananiwe turamuruhura rero hamwe no gusenga kandi dusenga n'Imana ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi ibice 4 ndumva ari ku murongo wa 4 mu bice 4 ku murongo wa 10 yarabwiye ngo ushobozwa byose na Kristo utanga imbaraga uwo ngo ni udukomeza kaduhagararaho kugira ngo tube turabo abo dukwiye kuba nuko bimeze iyo nama niyo nabagira abantu nibareke guheranwa n'ibiyobyabwenge ahubwo abantu bakurikira inzira ibiganiro kandi abantu bubahe n'Imana uko mu bubasha bwayo byose birimo. Yes, reka tugushimire cyane kuba wabanye natwe uyu munsi reka twizeye n'ubutaha nitugukenera tuzabona byoroshye nta kibazo rwose ndahari niyemeje kugira byibuze umwe nageza ku musaraba. Amen. Kuri Imana iguheze umugisha reka twibutse abantu yuko mushobora kumuhamagara kuri 0788 nanone 8304 ahangaha bamwita Jean Bosco akaba ari umufatanyabikorwa na Papasi Rwanda rwose ntuheranwe n'agahinda ntiwihewe wowe ubwawe ngo wumve kuri wenyine hari benshi bakeneye kuba bagufasha kubera yuko ubuzima babubayemo ariko uyu munsi bari ahantu heza kandi hashimishije ntabwo uharanira inyungu nta nubwo wishyuza kuko hari ibigo bimwe na bimwe byishyuza abantu ngo kubera ko byabafashije hoya ahubwo ni umuryango ngira ngo washyizweho n'Imana nta zindi nyungu umuntu araza bakamwereka uko agomba kuba umuntu mbese bakamukarabya yacya agakomeza nta kibazo rwose babyumve hatazagira umuntu ugira ngo ni nka bya bigo ibyo ngibyo bigenda bifasha abantu ugasanga ngo hari amafaranga oya nta kibazo na kimwe natwe iby'Imana duhereye ubuntu tubiguhera ubuntu murakoze cyane.
urakoze cyane reka tumushimire urakoze Imana iguheze umugisha reka tubonera akanya ko gushimira abantu mwese mwatangiranye natwe tukaba tugeze ku musozo w'ikiganiro nshimira cyane buri muntu wese wagize uruhare rwo kugira ngo iki kiganiro gice kuri Radio Rwanda reka tubabwire yuko ari uruhare rwanjye nawe kugira ngo twubake u Rwanda rutarangwamo ibiyobyabwenge reka dusubire ubutaha shalom